Ndabasuhuje, muhawe ikaze kuri Sam plus N. Njyewe nitwa Sam, ngarutse kubagezaho amakuru agezweho ya showbiz uyu munsi. Amakuru dufite n'ay'umuhanzi Davis D, akaba yarayakoze igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. Igitaramo cyagenze neza cyane, akaba yashimiye abafana be, ababwira ko rwose bagize uruhare runini kugira ngo abe ahageze aho ageze uyu munsi. Ubona ko yari yishimye, igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, ndetse akaba yari kumwe n'abandi bahanzi bagenzi be. Umuhanzi Ruti Joel yari ahari, akaba yakaraza umubyimba kumwe kwe kwa kinyarwanda. Abantu babikunze rwose mu mbyino za kinyarwanda. Umuhanzi Davis D mukaba mumuzi cyane, yabakoreye amahiti agiye atandukanye, za Biryogo, za Dede, Mikro, ndetse muri ino minsi akaba afite na hiti imeze neza yitwa Jeje. Ubona ko Davis D muramukunda cyane, ari nayo mpamvu twabazaniye iyi nkuru. Ndetse muri icyo gitaramo papa we akaba yamuhaye impano, anamushimira cyane aho ageze. Ubona ko ari igitaramo cyari kimeze neza cyane, kinaryoshye. Njye ntabwo ntinda, ndahita mbagezaho n'indirimbo ushobora kujya kumva muri ino minsi zigezweho, ndetse n'indirimbo nshyashya zirimo gusohoka. Umuhanzi Chris Easy akaba yaradutayemo hit, mega hit yitwa Samborela. Ushobora kugenda ukayumva ukanayireba, iri kuri YouTube channel ye, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Samborela ni indirimbo irimo irabikora cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, imbyino. Ikindi, undi muhanzi twababwira wasohoye indirimbo ye Fanta, nabonye yasohoye freestyle nk'ibisanzwe yakunda kubatamo, akaba yasohoye indirimbo kuri YouTube channel ye. Undi muhanzi wasohoye indirimbo Nyirigito Kerema, ni umukomediye wo muri Genesis Comedy, niho akunda kugaragara. Nawe akaba yasohoye indirimbo, ubu ni n'umuhanzi, yitwa Ikirenge. Ni indirimbo akunda kuririmba muri Gen Z, ngira ngo muramuzi, niyo ndirimbo murayizi. Akaba yarayisohoye rero mu majwi n'amashusho, iri kuri YouTube channel ye. Abantu barayikunze iyo ndirimbo, irimo urwenya rwinshi cyane, wagenda ukayumva ukanayireba. Umuhanzi Zeo Trap akaba yarashyize hanze album ifite indirimbo 20. Indirimbo nazo album ushobora kujya kumva, umva ko rwose Zeo Trap akomeje gukora akazi neza cyane adutamo indirimbo. Iyi album ni album iriho indirimbo nziza cyane, album ya hip hop kabisa. Muhungu yaragiye arayitondera arayikora. Wowe ukunda umuziki wagenda ukumva iyi album. So ngira ngo hari n'indi miziki myinshi bihari, ariko reka tube tubatayemo utwo ngutwo ni mugaragaza ko mubikunze. Turagaruka tubatemo n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane, mukore subscribe kugira ngo dutere imbere, kandi iterambere ryacu ni naryo ryanyu. See you.